kujya mu nzu ufunge ujyane cyangwa se ugire ndi buze kumuhamagara nagira hano ku buryo ndi buguhamagare nkakubwira ukajya kumufungurira. Yego undi muntu wese uza ntumufungurire keretse nawe guhamagara kubera niyo umuvandimwe arahageze bari kujya kumufungurira rwego rwo kwirinda ibibazo. Rero jya mu nzu uryame ufunge nanjye ndagiye kujya mu kazi. Sawa? We Kado uri batara amafaranga kandi uzuyazanye amagi ngabitanu irukanga kisana n'inyama kwa mugaruka nomutse cyave buryo muhete mwe bakuburyo nazana nakandu iruka sigara kwirumura iruka ebe kuna ramuno anihute bo Safani yego ndakumva. Yes nyine nabonye izi nzira wandangiye natanyuzamo moto naje ku kagare ahubwo se bimeze bite? Ndi kubona inzira ziri aha ngaha ndi kubona kabisa izi nzira zimeze gutya ni gute bari abantu banyura hano? Yes ngiye nahageze ndahari nona right now ndahari. Yes. Okay. Kino reka ndebe bikurikira noneho reka nze ndebe. Yes. Okay. Uretse gato ya fanda hari ikintu numvishije. Mugurigi. Bose ragura magi. Mugurigi mwari sigaye. Muza mugurigi muhayigi. Bose ragura hahigi. Kukagisi ko ndi kubona ari kamwe gasigayemo ubwo ngo acuruje aya mazi hahiga huko. Ngo turere dusanga ari ngiye wanyuma none. Oya. Gurigi ndajya kukwereka kandi iri buyakeneye. Muzikari kamwe ubwo bosi ko yandumye meshi bakunda kamazi. Irigi ni igingware hahigi. Ingware ngenda go yandumye igingware yangori ibinyarwanda hahigi. Nyarwanda. Yandumye ginyarwanda ubwo nabo bo yandumye so ufite amanyarwanda meshi. Ndayafite ndajya kukwereka ndi ari hepfo. Ahubwo gira vuba. Ubwo ari no ginangaye. Iyo kini cyane. Ariko ndagabanya ni 500. 500. Garuri. Manzu ngaruriraga. Ariko sha. Ubwo bwenge mubuzanaga kuri bandi. Higi tugende. Ubwo gira fast tugende. Ako ubwo bwenge mubuzanaga kuri bandi fata n'amafaranga gawe. Fata n'iki byawe. Najyo risana. Bereza amafaranga gawe. Bose nago muri higi. Nagiye kandi. Bereza amafaranga gawe. Sina yaho. Nguhaye yangahe? Umbaye iki? Ngiye ngwaye 500.
akabantu ba mu mugi mugira ubwenge ubwo bwenge ko wajya kugura ufite ga aya nayo aracuruje babitanu byanjye wana babitanu byanjye wa musazi babitanu byanjye ariko nta mafaranga ahubwo uragura iki umva rero aho inzovu zigwaniye ndabyatsi bihabaga hano rero birahari ndagahama kabagukunye utamenye hano na mu mugi ntago hano ari mu cyaro bereza bitanu byanjye ariko sha uragura iki ntabwo ugura iki reka rigende witeguye kugwana se ntago ngwana bereza bitanu byanjye uragenda cyo mu cyaro cyaba utangiye kuzana ibyo kugwana ibindi byo kugwana ko mu rugo babinyigishije bose reka gende ahubwo tuzamu nazama washitura zigiraga dekura ariko garutwa tuzongera guhura sha garutwa ndana rumenagura wagahambirwa we ndazi baba sidamubwira ngo iki ndebera mbamu ngifite n'urutwa rungana n'ugwi kasike urarukasike kwaco arigeze n'ibihumbi bitanu byanjye kirabijyanye kivunya n'imirundi sha n'imirundi mama we rwarutwa rigenda na rumenagura sha abantu bamugi muri nzara muri sha ubwo bwenge bwanyu mujye murabuzanira ariko natwe nimugera mu cyaro tuzabakunjiriza amakarizo sha mureka amafaranga nyange n'abakobwa banyange no mu rugo naho bangurere biriya kabisa Taiwan inzara ni hatari kabisa ariko mfite inshuti yanjye bitaga Isaka kanyihamagare Isaka waguza n'amayinite yora Isaka bimeze mute murakomeye aho mu mugisi ngo warafatishije se vugisha ukuri none si ikintu ubuzima bwancanze suzi ukuntu wanzize meze ibibara turi kubihinga nyine none akazi ko guhinga narakabuze kabisa nzigaye ndatira none twenda niko gwego ngezeho mbe mushuti wanjye Ntuwashaka kundu niba udushimbo mere ngazaza ngagusanga iyo mu mugima nge gushaka kundu niba udushimbo mere ngusanga iyo mu mugina uko papa bagaze kudari n'ipangada ndaje ngusanga iyo mbe mushuti wanjye akazi ndakabonye urugo bari bazigombiye kwitwa n'inzara nzagaruka ndi biliyoneri ndi kubimura ndandika inzu wallahi wafatika hano sha nagwa Denise gwanyanze ariko mere warankundaga Denise no wanyanze nzagaruka ndi biliyoneri nanjye ngakundaga ngo Muneza nzagaruka ndi biliyoneri azanyifuza ibintu ni hatari sha ndagiye kugenda ngaruke sha narakize ngiye mu Nyarwanda
umuvandimwe ndamufasha uretse gato yamanze ndebe ibyo afite Karitasi ibi ngibi byose kuramo vuba kuramo vuba ufite ikisha ibi bintu muba mufite hano ni ibice uretse kuvanga uretse carasi vuba hasi niki muba mufite mwanga ibintu muba mujyanye murabizi ngaha ni ibi bintu Yusufa aracitse kabisa ariko aracitse mfite ibiziriti ahangaha ndabifite kabisa waragiye sarika ndebe ibintu yari afite kabisa mbizane yes ibiziriti byo ndabifite hano ndabifite byose sawa reka nzi gatoya yes amafaranga ka bosi barakajyanye kakandi k'amadumye amata nubwo ndabigenza ute nazi none uri kubonana n'ibiragenda gute none nawe uri guhita uvuga ngo arangica noneho baninjye ugariye ngenda ngendiye amafaranga n'akazi ke ibyo by'uri kuzana n'ibi ngo anyice urupfu sigwishe nde njeceke kiki reka kavuga banyize amafaranga ka bosi none nawe ngo njeceke mama we ja ariko karagahungu kanyatse kari amafaranga arigihe kazasanga nariye umuceri sha gura muzika asanze nariye gahungu ubundi basi siuzanaga iby'amapate gusa yazagera ashiramo n'umuceri ashiramo n'ibijumba nibyo biteraga imbaraga n'imbungure iwacu tujyaga imbungure n'ibisusa n'isoko mwe murazizi ariko agahinda reba nawe nyice nyine ubundi ko napfuye ko rurahagije ica urupfu ndawe rwishe ariko rero ubundi no kwirirwa umuntu ararira ni iby'ubwenge ibyo jani kurira tubivanemo nubwo ari uriya muhungu nyatse amagi ndagari wowe ganyatse unguruye amatwi ntabyihanganiye sibyo amatwi ganjye wagamaze gashuhiranye nawe kandi uri kubibona gabaye n'umutuku ahubwo ntakundi wambwirira bosi yuko twazanye amagi twaza tugasanga inkoko zagamenye wenda nambemba nzakuguramo n'agafanta hasi nawe none uko utangiye none kuzajya urumva uko wanje tukandegandega ubu urukundegandega mu biki ubundi niyo wandega bandwari nako bafite icyo bandwara ariko nawe nyine reba ndiye majido pe nimba ni n'amajido niwacu turagateraga
njatse kumukubita igipfunsi cy'amenyo ngo nyakure nyashire hariya nyarandure. Umuhungu arirukanze aranziga, mwirukanze aranzi, kandi ibyo ndi gukubwira Jane ni ukuri, ni ukuri pe. Buriya njyewe bose baje wa Yes, umeze ute? fresh. Ariko ntabwo nemeye ko igenda gutyo gusa. Urabona nemeye ko acika, ariko uburyo acitse ni ukugira ngo menye ahantu hose bino bintu hose bituruka. Nshaka kugira ngo menye ahantu bituruka, niyo mpamvu muretse kugira ngo nsubire kumuneka. Ariko namenye hariho, ndagira ngo urebe aha ngaha ku bintu dufite kugira ngo umenye ukuntu ibintu tugiye kubikurikirana fresh. Urabona ibi ngibi nibyo dufasha. Umuhanda w'igenza. Eba abantu None aderese kunde cyawe rwose. Aderese ndayifite uko muno yari yasizemo n'ibyangombwa. asigaye iminsi kugira ngo bose ambere, sibyo? Yenda guherezamo 200 wenda, sibyo? Nawe uzenzeguramo na twatubiswe ngundaga kugura, sibyo? Turatubiswe turaryohaga pe. Ni cyane pe n'ukuri kw'Imana. Cyane. Jana ari urangundaga. Ariko rero nawe mbona gunari mwiza n'ukuri, nuko hari akantu kamwe kugira ko kuregana, ukandi kuzakagabanya. Indari nuko none ndishimye kumubwira ko gari amagi ingoko arizo zagamenya. Araza gucururuka yambaye 5,000 urakira igihugu kirakajyanye rwose, ariko ndacururutse n'umutima gwanjye gurishima. Kanja kuburyo nanjye nakiyaranje ngo utekere nyine, sibyo? Ko boss naza Bite byako gasore kariko nafatanye ibi bintu. Kuko urabona bino nibyo byangombwa. Hano turagakora rwose nahabonye ndakeka. Undi kuntu turabafata. Uko bisa kose ariko reka tumaze tumenye uriya muntu ahantu yaturutse, tumenye none n'umutuma. Uko bisa kose aratuma Ntagakora yenyine. ntabwo yabakora yenyine, kuko ukuntu acitse nyine bundi nari mufite, nuko ndebye nkavuga ati mufashe ntabwo namenya umutumo uwo ari we. Okay. Ntabwo. None reka nzimwerekeze. Reka muri weekend tumuneke ku cyumweru azaba yitse ko turi muri konji. Yes. Turi mu kazi. Twe tuzambara sefire. Teka tuzambara. Yes, niko kabisa, uko niko bimeze, niko tugiye kugenda. Niyo. Ugereka asubireyo, ndahira mihanda yari yangoye warukume. kuko afite uwundi w'umupolisi hari mana. Mana nimbunda yifite yahita kurasa, giraga umujinya nabi. Naramubonye sha umusigo mwe numva nono ubwoba buraje n'umutatsi gurahaguruka neza numva imbaraga zinjizemo, kandi ngiraga imbaraga ngizikisa ngize umunara kw'ibaberi hati kari ko gubaga munini, nanjye mbaga munini iyo ngiye kugwana. Nje cheki dari ariko kanja kuburyo nagutekera singo. Arugo shonje se cyane mbwire niba udashonje nagara amagina rindagazana ngagutekera wo mureti ndiyore. Burani wandi kubona narandeka tu kubona narandeka. Aho no ni sawa, kanja kuburyo nanjye naza n'ibindi bintu ndeke, sibyo? Singo Moto ntabwo nayicisha hari afana, ntabwo yahanyura rwose kuko nifashishije akanuza, kano niko gaca mwahira mihanda, kuko biriya bisambo biba biri hejuru kabisa imodoka. Gusa reka subireyo turaba turi kumwe by phone, sibyo? Kazi keza fast. Kazi keza fast. Sawa. Ay baray.
wisereye ariko mana yanjye nese umukristiano noneho nabimenya biragenda ntazumva nkubwire rero wa musore nakugira inama kenshi cyane noneho ibyo kumbwira ngo babijyane sinshaka kubyumva ntigendeye nta bindi kumabusha sinavuga ku buzima busora kuko ibyo sinjye ubigena